Soma Bibiliya. Bakunzi b'ikiganiro Soma Bibiliya, uyu munsi turakomereza mu gitabo cy'abacamanza. Uyu munsi turasoma ibice bibiri, turasoma igice cya gatatu ndetse n'igice cya kane cy'icyo gitabo. Abacamanza igice cya gatatu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli batangira kwiyanduza mu yandi mahanga. Ayo mahanga niyo Uwiteka yari yarekeye kugira ngo ayagerageshe Abisirayeli, cyane cyane abatamenye intambara zose z'i Kanani, kugira ngo ab'ibihe by'Abisirayeli byose bamenyerezwe intambara, kuko muri bo harimo abari batazi uburyo bwazo. Muri ayo mahanga harimo abatware b'intebe 5 b'Abafilisitiya n'Abanyakanani bose, n'Abasidoni n'Abahivi bo ku musozi wa Lebanoni, uhereye ku musozi Bariherumoni ukageza mu irasukiro ry'i Hamati. Ariko barekeye kugira ngo bagerageze Abisirayeli kumenya ko bakwemera kwitondera amategeko Uwiteka yategekesheje ba sekuruza ururimi rwa Mose. Nuko Abisirayeli baturana n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi, barashyingirana kandi bakorera imana zabo. Nuko Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, bibagirwa Uwiteka Imana yabo, bakorera Bali na Asheroti. Nicyo cyatumye umujinya w'Uwiteka ukongera Abisirayeli, abahana mu maboko ya Kushanirishatayimu umwami w'i Mezopotamiya. Abisirayeli bakorera Kushanirishatayimu uburetwa imyaka 8. Abisirayeli bahera ko batakambira Uwiteka. Uwiteka abahagurukiriza umuvunyi witwa Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Kalebu, ari we wabakijije. Kandi umwuka w'Uwiteka muzaho aba umucamanza w'Abisirayeli, arahaguruka aratabara. Uwiteka amugabiza Kushanirishatayimu umwami w'i Mezopotamiya, aramunesha. Nuko igihugu cyabo gihabwa ihumure imyaka 40. Maze Otiniyeli mwene Kenazi arapfa. Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka aha Eguloni umwami w'i Mowabu amaboko yo kurwanya Abisirayeli, kuko bari bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Yitabariza Abamori n'Abamaleki, batera Abisirayeli barabanesha, bahindura umudugudu w'imikindo. Nuko Abisirayeli bakorera Eguloni umwami w'i Mowabu uburetwa imyaka 18. Hanyuma Abisirayeli batakambira Uwiteka, abahagurukiriza umuvunyi Ehudi mwene Gera w'Umubenyamini utwarira imoso. Bukeye Abisirayeli bamuha indabukirano ngo ajye kurabukira Eguloni umwami w'i Mowabu. Maze Ehudi yicurishiriza inkota y'amugi abiri ireshya n'umukono umwe, ayambara ku itako ry'iburyo, ahera ko ayirenzaho imyambaro ye. Agezeyo aha Eguloni umwami w'i Mowabu izo ndabukirano. Eguloni yari umuntu w'igihonjoke. Nuko amaze gutanga indabukirano asezera abazizanye. Ariko wageze mu nganzo z'i Gilugali arakimirana. Ageze ibwami abwira umwami ati, Nyagasani, ngufitiye ubutumwa nakubwira twiherereye. Nawe ati, nimuceceke. Abari kumwe nawe bariheza. Nuko Ehudi aramwegera aho yari yicaye wenyine mu nzu irimo amafu. Ehudi aravuga ati, ngufitiye ubutumwa bw'Imana. Nuko Eguloni ahaguruka ku ntebe ye. Ehudi arambura ukuboko kw'imoso, akura inkota ku itako ry'iburyo, ayimutikura mu nda. Ikirindi cyinjirana nayo, ibinuri birayirengera, ntiyayikuramo, isohokera mu mugongo. Maze Ehudi asohoka, ageze ku nkomanizo aramukingirana, akingisha inzugi z'iyo nzu urufunguzo. Amaze gusohoka, abagaragu b'umwami baraza, basanga inzugi z'iyo nzu zikinze. Barabazanya bati, mbese aho ntiyagiye ku nama mu nzu irimo amafu? Bageze ubwo bakozwe n'isoni, adakinguye bararambirwa. Nuko benda urufunguzo, barakingura, basanga umwami wabo arambaraye hasi ari intumbi. Ariko bagitegereje, Ehudi arahunga anyura muri za nganzo, arabakira ajya i Seyira. Ageze mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu, avuza ikondera. Abisirayeli bamanukana nawe, bava mu misozi yabo, abarangaje imbere, arababwira ati, nimunkurikire, kuko Uwiteka bagabije ababisha banyu b'i Mowabu. Nuko bamanukana nawe, bakinga ibyambu bya Yorodani hateganye n'i Mowabu, ntibakundira umuntu wese kwambuka. Muri iryo rwana bica abantu, inzovu imwe n'Abamowabu, abakomeye bose b'intwari, nta muntu n'umwe warokotse. Nuko uwo munsi Abamowabu baneshwa n'Abisirayeli, igihugu gihabwa ihumure imyaka 80. Ehudi akurikirwa na Shamugari mwene Anati, yica Abafilisitiya 600, abicisha igihosho, nawe akiza Abisirayeli.
Abacamanza igice cya 4. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Debora na Baraki batera Sisera umugaba wa Yabini. Nuko Ehudi amaze gupfa, Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Nicyo cyatumye Uwiteka batanga mu maboko ya Yabini umwami w'i Kanani watwaraga i Hasori, kandi umugaba w'ingabo ze yari Sisera, yari atuye i Harosheti aho abanyamahanga benshi bari batuye. Abisirayeli batakambira Uwiteka kuko Yabini yari afite amagare y'ibyuma 900, nuko amara imyaka 20 agirira Abisirayeli nabi cyane. Icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora umuhanuzikazi muka Lapidoti. Yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Abisirayeli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Nuko atumira Baraki mwene Abinowamu i Kadeshi y'i Nafutali, aramubwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli yagutegetse ngo genda ukoranyirize i Tabora abantu inzovu imwe, abo mu Banafutali n'abo mu Bazebuluni. Nanjye nzagushangisha Sisera umugabo w'ingabo za Yabini ku mugezi Kishoni n'amagare n'ingabo ze zamukugabiza. Baraki aramusubiza ati, nuko nitujyana nzagenda, ariko nutagenda nanjye sinzagenda. Aramusubiza ati, nukuri tuzajyana, ariko nta cyubahiro uzabona muri iryo tabaro uzatabara, kuko Uwiteka agiye gutanga Sisera ngo aneshwe n'umugore. Debora ahera ko ahagurukana na Baraki bajya i Kedeshi. Bukeye Baraki akoranyiriza Abazebuluni n'Abanafutali i Kedeshi, bateranya abantu inzovu imwe bajyana nawe, na Debora nawe barajyana. Ariko Heberi w'umukeni yari yitandukanije n'abakene, nibo bene Hobabu sebukwe wa Mose. Yari ashinze ihema rye munsi y'igiti cy'umwera i Sananimu hateganye n'i Kedeshi. Nuko Sisera amenya yuko Baraki mwene Abinowamu azamutse agiye ku musozi w'i Tabora. Maze Sisera ateranya amagare ye yose y'ibyuma 900 n'ingabo zose zari kumwe nawe bava i Harosheti h'abanyamahanga bajya ku mugezi Kishoni. Debora abwira Baraki ati, haguruka kuko uyu munsi ari Uwiteka kugabijeho Sisera. Mbese Uwiteka si we ukugiye imbere? Nuko Baraki aramanuka n'ingabo ze uko ari inzovu imwe bava ku musozi w'i Tabora abarangaje imbere. Uwiteka atatanyiriza imbere ya Baraki Sisera n'amagare ye yose n'ingabo ze zose abaneshesha inkota. Sisera ahubuka mu igare rye arahunga agenza ibirenge. Baraki ahera akurikira ayo magare n'ingabo ze abageza i Harosheti h'abanyamahanga. Ingabo za Sisera zose zishira ku nkota, ntiyarokoka umuntu n'umwe. Ariko Sisera arahunga agenza ibirenge agera ku ihema rya Yayeli muka Heberi w'umukeni, kuko Yabini umwami w'Ihashori n'umuryango wa Heberi umukeni bari bafitanye amahoro. Yayeli arasohoka asanganira Sisera aramubwira ati, gana hano mutware, winjire iwanjye ntutinye. Nuko arahindukira yinjira mu ihema rye amworosa uburengiti. Sisera aramubwira ati, ndakwinginze mputuze two kunywa kuko nguyu mwuma. Yayeli apfundura icyansi cy'amata arayamuhereza aranywa, maze aramworosa. Sisera aramubwira ati, wihagararire mu muryango w'ihema, nihagira umuntu uza akubaza ati, mbese hari umuntu ugeze aha? Umusubize uti, reka da. Yayeli muka Heberi yenda urubambo rw'ihema n'inyundo, aza yomboka mukubita urubambo muri nyiramuvumbi rutunguka hasi, kuko yari mu iroro ryinshi arushye cyane, nuko araca. Ariko Baraki yari agikurikiranye Sisera. Yayeli arasohoka amusanganira amubwira ati, ngwino nkwereke uwo ushaka. Binjirana iwe asanga Sisera agaramye yapfuye, urubambo rukimurambyemo. Uwo munsi Uwiteka acogoza Yabini umwami w'i Kanani imbere y'Abisirayeli. Nuko Abisirayeli bariyongeranya bagira amaboko banesha Yabini umwami w'i Kanani kugeza ubwo bamurimbuye rwose.